none icyorezo cyaje ndagira nkubwire ko ntabwo byoroshye naguma mu rugo iraza uti naguma mu rugo iraza n'andi mategeko akarishye kubera icyorezo narababwiye ndababwira ngo impamvu mudasenga cyangwa impamvu bamwe tudasenga ni uko ibibasengesha bitaraboneka ubundi bigusengesha byaje byakugezeho nta mpamvu utasenga impamvu abantu badasenga ni uko bari mu minezero gusa wabwirwa ukabura gusenga niyo uzi niba urya ku manywa na nijoro hari abarya rimwe ntibanabibone aho uzabona abandi bajya gusenga uzabita abasazi biragoye rero abantu nibareke dusenge ube maso kuko ibihe turimo biragoye kandi ni ibya nyuma tudatinze reka wenda ninjire muri mesaje hari cyane yihutirwa niko abantu bagomba gusenga kuko icyorezo cyaje twarabihanuye mugira ngo ni ibisanzwe turabivuga mugira ngo ni ibisanzwe ni bya bindi abahanuzi bavuga ariko rero byakomeye njye nabonye abantu benshi baba maso ariko ngewe hari ikintu njya nibaza wihangane yenda singuciye mu buryo uvuga kandi twabanje gusenga ntabwo umwuka uri buwutakaze iyo Imana iteje icyorezo cyangwa yemeye ko icyorezo gishyika kikagera mu isi ubundi intego aba ari iyihe kuko wowe uravuga ngo ibibasengesha biraje nkibaza ese Imana yamaze kubona ko abantu batayikeneye ku buryo igera ku rwego rwo kumera nk'ibafashe ku ngufu mbese kubafatisha izindi mbaraga. Imana dutabare. Iyo ni na message nzanye ahubwo katubanza dukomeze dusome bandusome bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana abantu baribagiwe abwira umuntu uti senga ndasengera reka nko muri bihugu byo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya twabigezemo ariko ibihe birushya twabigezemo komeza kuko abantu bazaba bikunda ngo kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyirana ubu ibi muri iki gihe igihe tugeze muri byo mpamvu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose abari i Rwanda ndetse no hanze igihugu cy'u Rwanda cyangwa se intara zose zigize igihugu cyacu nimugubwe neza. Hanyuma uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana niyo mpamvu tugira ngo tumwakire asuhuze abakunzi bacu. Uraho neza mukozi w'Imana? neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru ki? Amakuru turashima Imana. Imana ishimwe. Ngaho rero soza abakunzi bawe bagukurikira bari hirya no hino n'abakunzi bacu muri rusange. Ndabasoje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'abane natwe.
urakoze cyane. Imana amahoro rero ikugirire neza. Eric, ndumva nta kindi twakora tutabanje gusenga Imana. Tubanza dusenge mu izina rya Yesu. Imana yacu, Imana nziza, Imana idukunda, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wabanye n'abagaragu bawe n'abajakazi bawe. Mwami, tukaba tugeze kuri aya masaha tujyamaye ku mwuka w'abazima, si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Urakoze rero kandi komeza kutugenda tukugeraho umugisha. Turasenga kandi turizeye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane gusenze kandi ukaba byambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo twese tuba twifuza, kuko ntacyo twageraho nta n'icyo twakora tutari kumwe n'uwatubambiwe Yesu Kristo. Reka rero noneho tukwakire. Ndumva nta bintu byinshi byo kukubaza mfite, kuko ndifuza ko uhita ufata umwanya ukatugezaho ikimana yagutumye utangariza abantu bose bakurikira. Tubanza turebe muri Timoteyo. Turebe Timoteyo ibice 3 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Twabigezemo ariko ibihe birushya. Ibihe birushya twabigezemo. Komeza. Kuko abantu bazaba bikunda. Ngo kuko abantu bazaba bikunda. Bakunda impiya. Bakunda impiya. Birarira. Birarira. Bibona. Bibona. Batukana. Batukana. Batumvira. Batumvira. Batumvira ababyeyi babo. Batumvira ababyeyi babo. Indashima. Indashima. Batarabera. Batarabera. Badakunda n'ababo. Badakunda n'ababo. Batuzura. Batuzura. Hangana batoya. Babeshyirana. Ubu ibi muri iki gihe, igihe tugezemo n'ibyo mpamvu mubwira ngo igihe tugezemo n'ibihe bya nyuma. Ubu imiryango yararyanye, nta miryango igihuza. Gira mwumva ko abantu babiri bivuga. Igihe tugezemo ni cyagiye abantu bikunda, ni cyagiye abantu bakunda impiya, ni cyagiye abantu bariho bihimbaza. Ntabwo byoroshye mbega. Komeza. Batuzura. Babeshyerana. Babeshyerana. Batirinda. Batirinda. Bagira urugomo. Bagira urugomo. Badakunda ibyiza. Badakunda ibyiza. 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 Ubu muri iki gihe ntabwo abantu turimo dukunda ibyiza. Maze igihe mbwira abantu igihe kinini cyane, maze igihe mbwira abantu ko mbabwira ngo babe maso dusenge. Ntabwo ngo abantu basengera icyorezo. None icyorezo cyaje. Cyaje ndagira nkubwire ko ntabwo byoroshye. Ntabwo umuntu ubwiraza. Uti? Ntabwo umuntu ubwiraza. N'andi mategeko akarisi. Kubera icyorezo. Kubera icyorezo. Mana dutabare. Iyo ni na message nzanye ahubwo. Katubanza dukomeze dusome. Bandusome. Bagambana. Bagambana. Ibyigenge. Ibyigenge. Bikakaza. Bikakaza. Bakunda ibibanezeza. Bakunda ibibanezeza. Aho gukunda Imana. Aho gukunda Imana. Abantu baribagiwe. Ndabwira umuntu uti senga, uti senda sengera. Reka nko muri bihugu by'Uburayi. Ntabwo barababwira umuzungu ngo Imana ibaho. Ntabwo ati nushaka kuyivuga ujye iwanjye, ujye iwawe muri dushe cyangwa uyivugire mu cyumba. Cyangwa uyivugire mu cyumba cyawe. Urumva? Imana rero ije guhemba no guhana. Imana ije guhemba no guhana. Ndagira mbabwire ngo bantu musenga musengera iki cyorezo.
kuko birakomeye, ntabwo ibintu bikiri bya bindi. Ubundi umuntu yajyaga avangwa niko bisanzwe, niko bisanzwe, nka wa muserebanya uba hejuru y'inzu, inzu yashya ati bihora bishyushye, ati bihora bishyushye. Ntabwo bihora bishyushye, burya bigera aho ngaho bigakonja, ahubwo bigakonja, gushyuha guzaza kugira ngo bikanatura bikotsa. Wahiriye hejuru ngo bihora bishyushye. Abantu rero bashaka babe maso kuko ibihe turimo biragoye kandi ni ibya nyuma. Tudatinze reka wenda ninjire muri message hari cyane yihutirwa, niko abantu bagomba gusenga kuko icyorezo cyaje. Twarabihanuye mugira ngo ni ibisanzwe, turabivuga mugira ngo ni ibisanzwe, ni bya bindi abahanuzi bavuga, ariko rero byakomeye. Byakomeye. Njye nabonye abantu benshi bana abantu bapfa bishwe n'iyo ndwara n'icyo cyorezo. Ariko mwibuke ijambo, mujye mukurikirana n'ibiganiro mu bisubiremo, mwumva hano twavuze, baravuze ngo Imana, abantu bazasenga Imana, bagasenga Imana batayiryarya, bakabihagararamo neza, abo ntabwo icyorezo kizabageraho. Nimusengerere. Narababwiye ndababwira ngo impamvu mudasenga cyangwa impamvu bamwe tudasenga ni uko ibibasengesha bitaraboneka. Ubundi bigusengesha byaje byakugezeho, nta mpamvu utasenga. Impamvu abantu badasenga ni uko bari mu minezero. Usaba bwirwa ukabura gusenga. Niba uzi niba urya ku manywa na nijoro, hari abarya rimwe ntibanabibone, aho uzabona abandi bajya gusenga uzabita abasazi. Biragoye rero, abantu nibareke dusenge, ariko ibibasengesha biraje. Gusa icyo mbagiraho inama ni uko baba maso. Ariko ngewe hari ikintu njya nibaza, wihangane yenda singuciye mu ryo uvuga, kandi twabanje gusenga ntabwo umwuka uri buwutakaze. Iyo Imana iteje icyorezo cyangwa yemeye ko icyorezo gishyika kikagera mu isi, ubundi intego aba ari iyihe? Kuko wowe uravuga ngo ibibasengesha biraje. Nkibaza, ese Imana yamaze kubona ko abantu batayikeneye ku buryo igera ku rwego rwo kumera nk'ibafashe ku ngufu, mbese kubafatisha izindi mbaraga? Buriya ntabwo bigerageza abantu byose, ariko ari Imana ibipanga. Ariko sinzi impamvu mutajya mukurikira neza ngo mukurikirane nk'ibintu mba naragiye mvuga. Niyo wabimbaza mu kiganiro twatangiriyeho nabikubwira. Ubundi nakunze kubwira abantu, nababwira ngo isi yacu iragoye. Kandi ikindi ndabwira abantu ngo Imana ije kwarura no kuvangura. Yego, ejo bundi warabivuze mu kiganiro. Ntabwo rero ibibi byose bitubaho ari izo ndwara z'ibyorezo ari iki, ntabwo ari twebwe twagize gute, ntabwo ari Imana byose, ntabwo ariko Imana ari ibishyiraho. Ibi byose Imana ni nayo mpamvu itubwira gusenga kugira ngo tube twabisimbuka. Iyo irareba ikabona ibyo Satani arimo ategura. Yego, urumva? Yego. Imana irareba ikabona ibyo Satani ategura, akababwira ati mubwire abantu banjye basenge babe maso, bagira ubwirinzi. Yego. Ukababwira abantu bababwira reka da, abantu bavuna ibiti mu matwi ntibashaka kumva. Ntabwo rero ibi byose ntimwumve ngo icyorezo ngo ni Imana ikizanye, mwumve ngo icyorezo oya. Ku cyorezo ntabwo mbivugaho cyane, si uko aho biva cyangwa aho bigize ntarimo mubona. Ariko ndagira ngo mbere ko biragoye abantu nimube maso. Abantu mube maso, abantu tube maso, dusenge kugira ngo Imana yamuhagire ite idutabare. Yego. Muri makeya kiba cyaturutse ku mwanzi, ni nayo mpamvu Imana ituburira. Kandi wakunze kubwira abantu ngo nyamuneka nimusenge, kuko nimudasenga
ibibasengesha biraje. Ibyo ni ibintu twiboneye imbona nkubone. oya niko bimeze. Nuko ukavuga uti icyorezo kiba giturutse kuri Satani, niyo mpamvu Imana ihora iburira abantu. Mu by'ukuri ariko abantu ntabwo babyumva. ariko buriya abantu bashatse kugira ubundi abantu ni abahanga. Abantu bararema. Ntabwo mba nshaka kuvuga ku by'ibyorezo cyane kuko amakuru yabyo ni maremare. ariko abantu gusaba ni basenge. Ndababwira abantu ngo basenge, bakambaza ngo se dusenge uzahora utubwira ngo dusenge. Niwo muhamagaro mfite no kubabwira ko mugomba gusenga. Mushaka ubyumve, ushaka ubyima amatwi, ariko gahunda ni ugusenga. Gahunda ni ukuba maso. Ubwo rero bindi rwose mubyihorere. Ntabwo mbujije gukora imirimo. Nabwiye ngo niyo waba wicaye, niyo waba uri muri biro, niyo waba uri hehe, nta saha yo gusenga, nta saha yo kudasenga. Gusenga ntabwo bisaba gufata kondi cyangwa kwaka kondi umukoresha wawe ngo ngiye gusenga. Oya, naho uri wabikora kandi natwe twagufasha. Abantu rero basenge. Icyorezo cyari kimeze nabi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, n'ahandi bigiye kuhagera cyane, ariko mbe ngo cyane kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Abantu bane bakomeze babe maso. Mu bihe byashize twabonye abantu benshi baza bahanura bavuga ko hazaza indwara z'icyorezo, ndetse n'icyo cyari uvuze ngo cyaguma mu rugo. Mu by'ukuri naracyumvise kandi nawe uraza urabihanura uravuga ati ibyorezo. Ese nabuze icyorezo gikomeye kigiye kuza. Ndagiye twari twicaye hariya. Yego. Ndabwira ni abantu nibasenya ko ari icyorezo kigiye kuza nta ntagikaze. Cyo cyica nta nteguza. Muri komenti twabonye abantu nyine bavuga bati nta buhanuzi, nta muhanuzi ukibaho, ntaki. Ariko nk'uyu munsi wa none mu gihe biba byatangiye guca amarenga, niki wabwira abantu kugeza uyu munsi batari bemera ko mu by'ukuri Imana yavuze? Ubundi ntabwo nshaka ko abantu bemezwa n'ibyo nahanuye bemera Imana, ahubwo bemera Imana. Cyane hari abavuga nko ku mpanuka n'ibiki. Ibyo birahari. Abantu ntibadasenga, abantu ntibadakizwa ngo basenge, birahari. Kandi n'iki cyorezo ni byinshi by'umuntu yavuga kuri iki cyorezo, ariko birakomeye. Ntabwo rero nshaka ngo ibintu bibe kubera ko nabihanuye nabivuze, ahubwo njye nta umuhanuzi yemerwa bisohoye nyine. Biba bisohoye, ariko ibyiza ni uko bitanasohora. Kuko benshi bemerwa ngo nuko bahanuye ibintu bigasohora. Njye ntabwo ariko nteye. Njye mbihanuye Imana iwe yantumye kugira ngo babwire abantu basenge. Ubwo rero iyo bisohoye bingaragariza ko abantu batasenze, ibyo bintera agahinda, ahubwo bituma mbabara. Kuko njye mbagaragariza message kugira ngo abantu basenge, ntabwo nyigaragariza kugira ngo isohore. Ahubwo bayisengere kugira ngo Imana irengere abantu. Ejo bundi urongera uravuga uti hari indi nzu igiye gushya kandi iyo nzu izakurikirwa n'urusengero. Sinzi niba wigeze ubona inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro igashya, ariko turashima Imana ku bw'amahirwe nta muntu wigeze uhiramo. Ese nakubwiye ko icyo uzajya uhanura cyose nkacyumva cyangwa se nkakibona, nzajya nkubaza nimba ari cyo wavuze. Ese iriya nkongi niyo wari wavuze?
erega nkunda kubabwira ngo abantu nibasenge ntabwo ari iriya yonyine gusa, inzu zose zigiye gushya 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 gushya. Inzu zigiye gushya bwa abantu nibakanguke, ntabwo inkongi ari iriya yonyine. Ubuse mvuge n'indi igiye kuza muri iyi minsi kuva ku wa mbere kugeza nko mu matariki nk'atanu atandatu. Abantu nibasenge naho ibyo kuvuga ngo murishimira ko ibyo nahanuye byasohoye, ntabwo njye mbyishimiye. Ntabwo njye nishimira ko bitaba nkaza kuri kamera nkashima Imana mvuga ko mwamfashije gusenga, mutamvunishije, ibyo twahanuye byakuweho. Nicyo cyanshimisha. Mwimvunisha rero abantu bashaka gusenga, mureke dusenge. Mwimvunisha mureke dukomezanye urugendo. Muri make gusenga gushobora guhagarika cyane imigambi mibi ya Satani. Hari igihe njya mpura n'abantu bakambwira bati mwebwe muhora mudushishikariza gusenga kandi tumaze imyaka myinshi, igihe kirekire dusenga, ariko mu by'ukuri uko dusenga niko intambara zirushaho kutwegera. Sinzi niba icyo kibazo narigeze kukikubaza, ariko akenshi barakinsindisha bavuga bati se ko abantu benshi n'ubundi bahaguruka bagasenga, ibibazo bikarenga bikaba ibibazo, intsinzi iboneka gute mu gusenga? Ubundi umuririmbyi yarambye aravuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wazavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wazavuga iki? Wazavuga ko warwanya uruhe rugamba? Niyo mpamvu rero biriya byose bigomba kuza. Aribyo nari ndimo nkubwira ngo ntabwo ibi bizabura kutugeraho igihe tutasenze. Ariko Imana irabitwereka tuvuga ati musengere, ibi n'ibi biraje, ibi n'ibi biraje. Ntabwo ari Imana ari iteza akaga. Nyine ubutsinzi mu gusenga, nimba hari umuntu udukurikiye uri kuvuga ati ariko njyewe n'ubushize narasenze, n'ubushize ndasenga, n'ubu ngubu ndacyasenga, cyangwa se bakagira no ku rwego bavuga ngo na babandi bavuze ko basenga uyu munsi wa none nta kigenda, sibyo? Ubutsinzi mu gusenga turabubona gute? Turabukura hehe? Turasenga dute? Ko niba umaze amezi angahe ubwira abantu gusenga, ariko uyu munsi wa none ibyo uvuga tugomba gusengera ngo biveho birimo birasohora. Arega gusenga mvuga birasohora, n'ibyo ndabizi kandi nabibona. Ariko gusenga mvuga ubu muri iki gihe abantu benshi barikunze. Pascal urajya gusenga ntusengera igihugu, urajya gusenga ntusengera abantu, ukavuga ngo Mana undinde n'umugore wanjye n'abana n'umuryango wanjye, ibyo gusa. Abantu babaye bakurura n'ishyire, barikurura bishyira. Ubwo si iryo sengesho uzasenga koko udasabiye abandi, udasabiye indushyi, udasabiye abarwayi, udasabiye abapfakazi, udasabiye imfubyi, udasabiye igihugu cyawe, udasabiye abari hanze yacyo, bari mu kazi, bagiye mu kazi, mu basengero, urusengero n'amahanga yose. Ubwo si icyo gihe isengesho uzasenga ugira ngo nta nubwo Imana yagira gutya ngo yinyeganyeze aho yabiri. Hanyuma se ukaba ushaka kuvuga ko umuntu akwiye gusenga agahera ku isibo akazamura uko inzego zigeze mpaka ageze ku gihugu? Byaba byiza cyane. Gute? Kuko icya mbere gusenga wisengeye ntabwo ari byo. Reka tuvugane gake, sibyo? Ntuye hano, undi nawe atuye aha. Ndatera Mwami Yesu agahera kaza agakomanga ngo uri kunsakuriza, ngo abana banjye barasinzira uri kubasakuriza. Njyewe ndakuraho imbaraga zo gusengera uwo muntu kandi anambuza gusenga. Arega gusenga ntabwo ari ugusengera iruhande rw'umuntu kureba. Oya, ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva neza. Njye ndi mu nzu, wowe uri mu nzu. Ariko uko abantu batuye, akenshi batuye muri population groupe, abantu baregeranye, batuye mu midugudu, sibyo? Urasenze, umuturanyi araje ati ceceka,
weho urimo uransakuriza uri gutuma abana badasinzira. None wa murokore arakura hehe imbaraga zo gusengera wa muntu? Areka gusenga ntabwo ari ugusakuriza. Baturanye. Gusenga uri n'umuturanyi, ushobora no kuba uri n'umugore wanjye cyangwa tunararana ntunamenye ko nasenze. Ariko abantu bahabwa impano mu buryo butandukanye. Igihe ubwo nyine mfite yanjye niyo ndimo kuvuga kuko ntabwo ndibuvuge icyo ntafite. Yego. Ndavuga ku rwanjye ruhari. Ariko se wa wundi igihe udafite impano yo gusengera mu mutima, yo gusenga atuje, nimba atera mwami Yesu umugabo agahita amuhubutura ku gitanda akamujugunya nk'ariya atuburi kunsakuriza, hari n'uwo bakubise ubushize amubwira ngo iyo yasenze ngo uwo munsi ngahura n'umwaka. Ariko reka kandi nkunda kubibwira abantu. Nkunda kubibwira abantu. Ubundi abantu igihe tugezemo nicyo gusenga n'ubwenge. Satani arakora, yego, n'abakozi b'Imana bagakora. Rero igihe tugezemo ntabwo ari cyo gusenga ngo umugabo akunde yumve, ntabwo ari cyo gusenga ngo umugore akunde yumve, ahubwo nawe bikora menya ubwenge. Niwumva Imana iguhata gusenga, n'ibiguhata gusengera igihugu, n'ibiguhata gusengera umuryango wawe, n'ibiguhata gusengera abantu rusange, byuka wanajya hanze. Ubundi se mu gihe abantu baryamiye babonye iki? Ubyutse ukajya hanze isaha y'isa 9. Ariko hanze ntibyemewe. Ugatera iyo hanze ntabwo byemewe, iwawe ntabwo byemewe. Uvuye iruhande rw'umugabo cyangwa iruhande rw'umugore ntabwo wagera hanze ukavuga uti haleluya. Gutera haleluya ni ngombwa ngo bivuge n'uri gahanga byumve. Ariko hari imisengere twamenyerejwe. Urumva ntabwo no wasengera abadayimoni utari kuvuga cyane bakagenda. Ntabwo bashobora kugenda. Akoreze ko no gusenga. Wasengera umuntu utamukozeho ngo umutigise. Indwara igakira. Ntabwo mbeze ntawe nzategesa. Dusobanurire nyine yenda niba tunabikora nabi kuko reka nkubwira icyo nemera. Ariko reka mpamakuru. Buri zisengesho wasenze udasakuza wongorera. Uzi ko nari byiza. Buri Satani nawe yumva ibyavuye mu kanwa kacu twavuze. Ariko iyo usenze utavuga cyane. Yego. Nka cyaje cyo mu masaha y'ijoro. Ugasenga umeze nk'uyongorera ugasaba Imana byose, niba ari abarwayi usengera, niba ari iki, Satani ntabyumva. Ubone mumva njye hari nkavuga ngo Imana ngigukijije iki n'iki, Satani arabyumva nyine anakomeza hatakurwanya. Ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa gusakuza mu gihe uvuye cyane ngo Mana we ngo ndagushimye ngo kuko unyirije umwana, ubwo ni n'injoro. Ariko niko abarokore basenga. Ariko nyine igihe tugezemo ntabwo urimo byumva. Ntabwo igihe tugezemo ni cya gihe cyo gusengera mu bwira cyane. Uzumva n'undi muntu ubikubwira, uzamwumva pe. Ntabwo gusenga ari ukujya aho ngo uvuge cyane ngo umugabo yumve ko wasenze. Urasenga usakuza, umugabo yumve ko urimo kumusengera, wenda ntanashaka no gusenga, ntanashaka no kumva ibyo uvuga. Wasohotse hanze ukagenda ugasenga ukimara agahinda ugeze ukagaruka. Isengesho rizabara kugera ku mugabo, isengesho rizabara kugera ku mugore. Ni ngombwa ngo mukore mu bitotsi, wenda yivire mu kazananiwe, wowe nta kugira wirirwa aho ngaho. Dore hanini ko n'abantu basenga ari inzahare. Usange umuntu uramura mukangura murasakuza ahatazaba ko mubangamene heza. None se kuki ashobora kuba ari gusenga gutyo mu kanya hagatambuka umusinzi cyangwa se umufana? Ari wumva umufana wa Rayon Sport yatsinze. Kuki adasohoka amubwira ati uri kunsakuriza nyuma y'urugo, ariko wa wundi uri gusenga avuga mwami Yesu bikaba ikibazo. N'abantu baragoye. Nuko nge munarera ruko mwisengesho habitsemo ikintu gikomeye. Kiramuharagata. Arega buriya nakubwiye abantu bose ntibasenga Imana. Ushobora gutera haleluya wava mu mwami Yesu harabadazi Yesu. Hanavuga Yesu mukabipfa. Yego. Niyo mpamvu tugomba gusengera mu bwiro. Babandi bamutuziza nabo tukabasengera cyane. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo ahubwo ni nawe utegetswe gusenga. Gute se? Imana ubwo yaravuga ngo nkunda bankunda. Kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Nimba ikunda bayikunda. None nk'umuntu arakwanze ageze no ku rwego kukubuza kukubwira ngo
wisenga ndi kukumva, agukubise urushyi, arakubyukije, sibyo, agukuye mu nzu yo wakodeshaga. Nigeze mba mu nzu y'umuntu, arangije ayinyirukana amambwira ngo iyo ndi guhimbaza, yaravuze ngo iyo uri kudiha, ngo iyo ndi kudiha ngo bimurya mu bwonko. Izo mbaraga ndazikura hezo gusengera. Ndababwira ngo abo nabo baduteza akaga, ntabwo babura gusenga, ariko kubera ko umuturanyi akubwiye ngo uransakuriza. Yenda ntubu uri no gusakuza, ariko nuko yamenye ko usenga. Kuko buriya hari umuntu uheruka kumva ubuhamya, arambwira ngo arabyuka agapfukama muri saro, agasenga nyine bucece nka nijoro. Urumva nijoro ntiwajyaho ngo ukoma akaruru ngo utereza haleluya ngo uvuze induru, cyane cyane ko Imana uba uri gusenga ibiri kumwe nawe. Ariko umuturanyi wabimenya kare, agahita aza akamukomangira ati uri kunteza, ati ibintu uri kunteza biri kunigagura, uri mu bice, ati sinkeneye ko usenga iyo Mana yawe. Wa muntu azahindura isengesho, areke gusengera icyifuzo afite, ajye gusengera wa wundi uza kumukomangira. Ntabwo ni byiza ko dusenga tugasengera n'abandi. Nanone hari naho Bibiliya umuntu wese agira kwemera kwe. Nyine twahoruka mu biturushye, buriya nangiye gusenga ntabwo nakwibagirwa. Ubwo se wansengera cyangwa wamvuma? Nagusengera. Wansengera ute suko? Unsabira umugisha. Ati Mana umpera umugisha. Gusenya nk'ubwo Imana gusangi ukizwe. Unsabira agakiza. Aho yaba ari neza. Iyo gihe urumva ufite agakiza? Ntako. Ntabwo umwana w'Imana bangura urushingo kubite. Ntabwo ari byiza. Kuko na Bibiliya ijya bivuga cyane ngo Yesu yarabivuze, yaciye umugani, aravuga umuntu ntabwo ukubita urushyi uzatega undi musaya nawo. Burya ukubita. Aryo utegera akagukura bijeko. None se gakandi bigende Guru no kujya tubasubiza. Ndabizi yego niko Bibiliya ivuga, ariko gihe buriya ntabwo nkubita urushyi ngo nimpindukire nkoye n'ahandi. Wakora iki? Wakwiruka? Nakwema kanje karenge se nkagusabira. Ndamagara ujye kunkora ibijego. Shaka guhindukiza ngo uze ngo arakubita mu rushyi nagateramo ingumi. Kandi hari abantu bize gukubita rero barahari. Akagukumena neza neza. No kuvuga bikakunana, no kurya bikakunanguza nta n'ubana. None se ubwo urumva ari imbaraga z'Imana waba ufite. Bibiliya iravuga ngo tega umuntu nagukubita urushyi mu musaya. Uzabitege nzakubwiza mbwira. Uzatege nundi. Sawa uzabikore. Nawe nzatega. Bakozi bacu mwari mudukurikiye rero, ako kantu yenda abantu benshi bajya bakibazaho bakakatekerezaho byinshi bitandukanye, ariko Yesu yashatse kubwira abantu ko umuntu iyo akwatatse nawe udakwiye kumwataka mu buryo akwatatsemo. Hari yavuga ngo tega undi musaya nawe ukubite, ni hahandi umureka agakomeza yigamba ko yakunesheje yagushoboye, ariko wowe ugahitamo inzira yo gusenga kandi mwituze nk'uko umukozi w'Imana arimo arabisobanura. Ntabwo rero Yesu yabivuze mu buryo bwo mu mubiri, ahubwo yabivuze mu buryo bw'umwuka. Yenda urugero, ushoboye gusanga umuntu yakwibye ikigori, yaciye ibigori 2 kandi ufite umurima w'ibigori, we ntawe afite, mucira ibindi 2. Muhagende. Umuntu nagutuka igitutsi kimwe, ceceka, agutuke ni cya kabiri, ni wo musaya wa kabiri. Ubundi umureke agende, nurangiza umusabire, kandi isengesho ukwiye kumusabira ni isengesho ryo kumusabira agakiza. Nuko reka twigarukire naho ngo twari tugeze turi kuvuga ku mirimo y'Imana ikora, ariko uri kubwira abantu ko bakwiye kuba maso kandi bakirinda cyane, kuko ibibasengesha byaje kandi byamaze kutugeraho. Ndibaza niyo message wari ufite. Niyo message nari mfite. Niyo message nari mfite rwose, birakomeye rero. Abantu reke dusenge, ndakwibabwira nyine mukumva ngo ni bya bindi ari byo baba mugani njya nkunda kubacira umuserebanya
wabaye hejuru y'ibati cyane, urashyuha bavuga ati dore inzira ahiye, ngo bihora bishyushye, kurinda wishya. Ntabwo bikiri bya mbere rero, ntabwo bihora bishyushye, ahubwo noneho biba birakongora. Abantu babe maso rero. Massage nari mfite niyo ngiyo. Mu minsi yashize yenda tugana ku musozo, twabonye abahanuzi baguhagurukiye muri comment. Abakunzi bacu barabibonye, birabababaza cyane. Eric, bigenda bite iyo umuhanuzi ahanuye undi muhanuzi akamuhagurukira akagera ku rwego rwo kumutukira muri comment? Ubyakira ute? Ubundi impamvu iba yabiteye niyihe? Ntabwo birabica intege. Uko impamvu bitansha intege, ubundi umukozi w'Imana hari hose ararwanwa. Yego, ararwanwa. None se niba uzavuga Imana ngiye navuga Imana, urumva nyine ngomba kugera kuza nkaguhagurukira. Kandi nanjye mbeshya ko nyivuga. Ariko abantu bakorera Imana barahari. Aho harimo akantu kitwa ishyari ariko? N'ishyari ririmo, ariko nyine nibyo nabwiye abantu bigeze ndabimenyereye. Wasanga ari cyo gihe cyabo. Yego. Nese Bibiliya nivuga ngo n'abakiranutse ngo bazagira gute? Bazagira bate? Ndana bavuga twigeze kwasaba iminsi yashize. Abakiranutse bazakiranirwa mu iteraniro ry'abera, sinzi ko ntuvuga. Ni hehe hariya? Ni muri Ezekiel, ntabwo nibuka ariko twarahasomye mu minsi ishize. Yego. Abantu rero, abantu urabareka. Urabareka kuko buri muntu noneho uyu munsi yo abantu bakunze ubutunzi cyane. Yego. Arumva ko nagenda akagira ibyo avuga ngira ngo ari bwunguke. Abantu baracuruza amagambo. Bacuruza amagambo. Sinzi wavuze ngo bashaka ngo ndebwa cyane, murashaka ko magurukira mukangira ku musozi. Hagiye aho ujyaho ntawe uvaho. Abantu bitonde. Ntibahagurukire basenga, ahubwo barwanye ibarwanya, kuko njye ntawe narwanyije. Oya ntawe. Urakoze cyane. Reka rero noneho tuguhereza umwanya tugezeho inama cyangwa se irindi ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro, noneho tugana ku musozo. Inama no gusenga, inama no kubwira abantu ngo basenge. Inama no kubwira abantu bariho bagira baca intege abandi. Abantu baricyo gucika intege. Baricyo kumva abantu baca intege, ahubwo abantu bisengera Imana. Kandi Imana ntekereza ko nta cyaha itababarira. Ndakubabwira ngo igihe cyose uzaca bugufi ugasaba Imana imbabazi ko hari ibyo wagiyemo bidatunganye, Imana izakubabarira. Imana rero ni Imana yacu igira imbabazi, kandi ni Imana ikunda abariyiringiye. Nta yindi nama rero mfite irenze iyo ngiyo, ni ugusenga. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, nurangiza usenge Imana. Nimero ni 0782 96 97 41. Iba kuri WhatsApp wanyandikira, n'abanyara abandika message zisanzwe ntabwo ari byo. Mujye munyandikira kuri WhatsApp kuko message zisanzwe nshobora no kutanayibona. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Uri Imana nziza, uri Imana yacu bwite, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Aka kanya rero Kristo twari kumwe nawe, batugire neza tukugiraho umugisha, bana natwe komeza kudushyigikira. Ngaho turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi ukomeze udufashe gusenga Imana, kuko iyi ntago ari iminsi yoroshye. Hanyuma badukurikiye nabo icyo nababwira kindi nuko iki cyorezo ushobora kukirinda bigakunda. Ushoboye kwirinda iki cyorezo ukagira isuku, ugakaraba, ukirinda gufata aho ugeze hose, ukirinda
guhoberana, ukirinda gusomana, ukirinda aho wahurira n'umuntu ari wese, kandi uwo ari we wese burya ashobora kuba aho ariho hose, burya umuntu ashobora kuba agifite mu buryo wowe utaruzi. Bityo rero urushaho kwirinda kandi wirinde cyane, urinde abawe, abana ubatoze gukaraba kandi n'amazi meza ndetse n'isabune. Ndabizi neza nidukomeza no gusenga, aho ni ku buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka buri wese asengere aho ari kandi mwituze, tutabangamiye abaturanyi, tutabangamiye rubanda, ariko nanone twibuke gusengera igihugu, twibuke gusengera imidugudu dutuyemo, utugari, imirenge. Ni byiza ko umukiranutsi w'Imana apfukama agasenga. Murakoze rero, ni mutarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Yesu aduhana umugisha.